ni ibintu nanjye nisanzemo nshiduka ndi gushya. yagutwikishije iki? hari ryari? Natwitse muri matera na supanete, hari mu masaa 10, mu masaa 10 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo hano mu mutima ho narahiye inyama zishiramo. Izi nyama zirimo n'interano, ntabwo ari inkovu zisanzwe. inyama Bazikuye hano. ku itako. Yego. Nk'ubu ngubu ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri, iri zosi bazaribaga. Ubu imitsi yabaye kare guhindukira, ntabwo ari ibintu byakoroha, ntabwo mpindukira. ni ukuvuga ngo nimero yiwe ni 0780839173. amazina ari kuri iyo nimero ya mobile money. Mukashyaka Alexia. amazina ni Mukashyaka Alexia. mu buzima buri muntu wese agira uko avuka ndetse n'uko abaho. mu buzima buri muntu agira papa akagira na mama. mu buzima uba umugabo ukaba umupapa ukaba umumama, ukagira ubuzima bugiye butandukanye. murabizi ni Emmy, nk'ibisanzwe iyi ni yawe TV mukomeza gukurikirana umunsi ku munsi, kandi murambashimira, murambabwira ngo nzajya mbazanira ubuzima bugiye butandukanye bw'abanyarwanda tubayemo, ndetse n'abantu bagiye bafite ubuhamya bushobora kuba bwakomora imitima, ndetse waba ufite n'icyo ugomba kumufasha ukakimufasha. Reka tubane muri iki kiganiro ngiye kugirana n'uyu mubyeyi wagize ububabare bukomeye, muramubona ukuntu ameze ku mubiri, yagize ikibazo cy'ubushye. tugiye kuganira ukuntu byaje, ukuntu byagenze. ndabizi muraza gukuramo byinshi, ndetse n'abafite uburyo bushobora kumufashamo kugira ngo aze kubasha kwivuza, nabyo turaza kubigarukaho tubivuge. reka nangire ngo ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mukashyaka Alexia, ndi umubyeyi w'abana 5. nagize ikibazo ngirana ikibazo n'umutware twashakanye, twari twananiwe kumvikana ku bana bo kubyara. uriya mwana muto bahara niwe wa 5, uriya bahetse, ntitwabyumvikanaho, ansaba yuko twayikuramo. yego, ndavuga nti ntabwo bishoboka. binanira kubyumva, binanira no kubyakira, cyane ko ndi umukristo. hari ibintu hari kirazira, ubundi indangagaciro y'umukristo, hari ibintu umuntu w'umukristo adashobora gukora. numva ni kirazira irenze. vuga nti buriya ibyabeshaho bane, uyu nguyu ntabwo ari we waburiramo ngo yicwe n'inzara, cyane ko n'igihe twabereyeho nta muntu ugeze ugwa ku musozi ngo yishwe n'inzara. Imana igenda yigwatiriza, ifite ukuntu igenda itunga abantu bayo. ntitwabivugaho rumwe rero, ntitwabyumvikana, mbifata nk'ibintu biri aho bisanzwe. ukuntu yatekereje gukora iki gikorwa ntabwo mbizi. ni ibintu nanjye nisanzemo nshiduka ndi gushya. arasakuza cyane, ngenda akanguka. nakoraga akazi ko gukotera, mfite umunaniro, inda y'umusamo, byose. nikangura rero, nari gusakuza, nsanga ndimo gushya. abaturage barantabara. twari mu nzu ifite gutya n'igipangu ukuntu. urumva ubutabazi bwo guturuka mu gipangu ni hatari. ubutabazi bwaratinze, niko gushya nkamera gutya. hari umuntu wenda dusubiye inyuma gato, hari umuntu wenda ushobora kwibaza ati umutware wawe mwari mumaranye imyaka ingahe, mwashakanye ryari? twashakanye 2009. nabyaye umwana w'imfura 2010 ku itariki 6. twari tumaranye igihe. mumaranye igihe, murumvikanye, uramubwira ati njyewe uyu mwana aguteye inda, uramubwira ati iyi nda sinyikuramo, uwo ashaka ko yikuramo. yakubwiraga iyi mpamvu inda mwayikuramo? ubushobozi buke. ubushobozi bukeya nibwo yanyerekaga. yagutwitse ate noneho kugira ngo noneho agutwike? yagutwitse muri iryo joro mwashwanye cyangwa byamufashe igihe? yewe
njyewe niyo ubwo nabibonye biba byaramufashe igihe mu ntekerezo ntabwo mbizi, ntabwo umuntu yatekereza gukora ikintu nk'iki ngiki ngo akikubwire kuko aguteguje wanahunga ukigendera. Njye ni ibintu nisanzemo gutya. yagutwikishije igihe hari umuntu ushobora guhita yibaza ati uyu muntu wagutwitse gutya ukamera gutya, wenda abantu ntabwo hari ibyo batabona mu bitugu ahantu hose, yagutwikishije iki? Hari ryari? Twitse muri matera na supanete, hari mu masaa 10, mu masaa 10 z'ijoro. Mu rukerera abantu bajyaga muri nibature. Atwika matora, atwika na supanete. Nyine iyo uryamye urumva baba babishyizeho byose. Yego. Aragutwitse. Ubu ngubu ari he ubu? Ari hanze ahangaha ntawamenya aho yagiye ariko arahari. Ntabwo bigeze ubuyobozi wenda bumukurikirana ngo bigende? Baramukurikiranye ariko buriya ntibaramubona. Yagutwitse ryari? 2019. Ni ukuvuga ngo ibi bimaze umwaka. Iki gikomere 2019 aragutwitse, 2020 none ubuvuzi byagenze gute? Yagutwitse igice kingana gute? Igice kimeze cyane cyane iki gice cyo hejuru cyo cyangiritse guhera hano imbere gusubiza inyuma mu bitugu. ni ukuvuga ngo izi nyama ziriho cyangwa izi nkovu ziriho nta bindi bintu bigeze bifashisha kugira ngo umubiri ubashe kuba wagana? Ni ukuvuga ngo hano mu mutima ho narahiye inyama zishiramo. Izi nyama zirimo n'interano ntabwo ari inkovu zisanzwe. Inyama Bazikuye hano. kwitaba. Yego. Niho bazikuye baromeka nyine. Hari umuntu wakumva ngo inyama barazibaze kwita ko bakomeka aho ngaho, ni ukuvuga ngo ukomeze gutya hari ibindi bintu gisabwa kugira ngo wenda umubiri ube wabasha kumera neza, bihagaze bite? Turagira ngo utuganirire. Nk'ubu ngubu ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri iri zosi bazaribaga. Ubu imitsi yabaye kare guhindukira ntabwo ari ibintu byakoroha, ntabwo mpindukira. Urabona ko na hano gutyo umuntu wakururutse ukuntu, ibi byose bazabibaga babikureho, n'aha hose habyimbye bazabaga bakureho, mbese imitsi bayigorore. Nzajya hashika nkaba nasabaga abantu bafite umutima w'urukundo, bagifite umutima utabara, kuko n'ubundi no kuva mu bitaro nyine habayeho abavandimwe, kwitanga kw'inshuti n'imiryango, abavandimwe, mbese abantu bagifite umutima w'urukundo n'ubundi bakomeje gukora. N'ubundi uwaba agira icyo ashobora gukora ni ukuri yagikora. Ndacyakeneye ubuvuzi, inkovu zirandya, ndababaye. Ndabona gutunga abana bangana gutyo mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ibintu byoroshye. Nasaba guhagira icyo akora, wagira icyo ashobojwe rwose n'umwuka w'Imana yagikora nta kibazo. N'iri jisho rizabagwa ntabwo risinzira. Ni ukuvuga ngo usinzira ijisho rimwe? Iri jisho bazaribaga barimanure. Yego. Ariko wenda wihangane ngo usubize inyuma ho gato, muri iryo joro iyo supaneti n'ubwo buriri yagutwiki wamazemo nk'igihe kingana gute uri gushya? Njyewe ntabwo namenye igihe yatwikiye, kuko njyewe nakoraga akazi ko gukotera, nifite ikiraka cyo gukotera amatafari ahantu. Yego. Ndataha nyine nsanga abana bariye, ndavuga nti uyu mwana amazi bamushyurije ngiye kuyakaraba. Ndayakaraba nyine bisanzwe, kurya ntabwo naryaga, iyo nabaga mfite inda ntabwo naryaga ibiryo bibonetse byose, nari mfite inzara n'umunaniro, intege nke z'umugore utwite. Ndagenda ndazikama, reba nayo gushya ugakongoka gutya ntabwo ari ibintu wumvaga, gusa njye narikanguye nkiva mu muriro nsanga ndi kwaka, naratatse, haza umuntu ahita aca urugi. Urumva kugira ngo uzagere ku nzu, ugere ku rugi rwa mbere, uwa muntu utabazi wa mbere yasimbutse igipangu, we ntabwo yarindiriye gukingura. Baraza rwana n'urugi rwo ku muryango bisanzwe, niho burya inkongi y'umuriro ikimara gufatwa amaserire abikare, ntabwo wapfa gufungura n'ufunguzo ngo bikunde. Bica urugi, bica n'urwo ku cyumba, rwa rugi rwa triplex rurimo serire murazibona, kugira ngo bangireho. Yaciye urugi, naciye mu gutyo nyine, ndasohoka mpita njya ku muhanda,
ndababwira nti nyamuneka ndapfuye n'umutwaro arantwitse, ko nyine amaze gukanguka nsanga si amashanyarazi akoze siriko, ahubwo mpita mbona yuko ari ibintu we yakoze gutyo. ahubwo Nawe yari arimo, arimo. nawe yarahiye. Watubwiye ko wari utwite ufite umwana mu nda, umwana nta kibazo yagize, wabyaye gute? Shaniza ni umwana, reka muzane urebe, ni umuhungu mwiza cyane. Wamubyaye gute muri ubwo bubabare wari urimo? Ni ukuvuga ngo nari mfite inda y'amezi abiri, nahiye mfite inda y'amezi abiri, kuko nari mfite inda y'amezi abiri, ubwo nabaye mu bitaro, mba mu bitaro igihe kinini, ndangije abadogiteri barareba bakabona umubiri wanjye uhora umeze nk'ikinure, ntakira, nta gukira guhari, nta gukira kwari guhari. Barareba bati uyu mubyeyi kugira ngo akire ni uko iyi nda twayikuramo. Barabisiganaho nyine abaganga bampa taransiferi njyana muri materinete, aho nyine batunganyiriza ibyo ngibyo. Ndagenda ngezeyo umuganga umwe agira amatsiko aravuga ati reka turebe umwana uri mu nda y'uyu mubyeyi, kuko ntabwo byumvikana kugira ngo umuntu ashye gutya umwana asigare mu nda ndigumye ikore, nabaye amezi abiri muri koma. Ntibibaho yuko umuntu yaba amezi abiri muri koma nta kintu gitunze umwana ngo indigumye ikure, reka turebe ikintu kiri mu nda y'uyu mubyeyi. Barebye basanga ni uyu mwana urimo, undi aravuga ati weta aka kana ndumva nkagiriye muhinda tutayikuramo. Arangije nyine bayirekeramo gutya irakura. Navuye mu bitaro ku itariki 7 z'ukwa kabiri, uyu mwana yavutse ku itariki 27 z'ukwa gatanu. Nari nkirembye, ntabwo ari ibintu byari byoroshye kugira ngo avuke, nabyo ni ubundi buhamya. Nageze i Masaka nyine barebye ukuntu ndembye, narababaye, ukuntu nababaye, bareba babura ikintu bakora, barambwira ati tugiye kwandikira taransiferi ujye i Kanombe. Ndabwira nti rero njye ndumva mfite kwizera ko Imana yanabarira i Kanombe n'ahangaha ihari. Njye ni mu ntera ibinya, nibyo bari banteye tobare 6 biranga. Ndavuga nti ni mu ntera ibinya n'ibyanga nyine, ubwo murambaga numva, kuko nta bundi butabazi n'ahandi nta kindi bakora uretse ibyo. Imana yanabarira i Kanombe n'aha yahantabarira, ni uko kwizera nagendeyeho. Abaganga bati koko kwizera ufite, Imana ishimwe igushyigikire. Bantera ikinya, Imana iranshyigikira kiramfata cyo mu mugongo, bankuramo umwana muzima amahoro. Mwamubonye ni umusore. Yego. Utwite ububabare amezi 9 cyane, uvuye muri koma. mvuye muri koma. Umwana aravutse, kumwonsa byagenze ute? Amabere ntago yahiye. Ntago amabere yahiye. Uvuze ko hano ku mutima ni mu muhogo ku mutima? Ntago gutya hose, ibi byose ni byomekana. Mo imbere bakubwiye ko byagenze gute? Mo imbere ntago hangiritse, Imana nyine yaraharinze. Ni ukuvuga ni uruhu rw'inyuma, imbere ntabwo byigize. Nyine ikibazo cyabayeho kikabikare ni imitsi. Yego. Mu kwivuza cyagutwaye amafaranga angahe? Wenda no mu rugo bukene wari urimo, amafaranga wagiye uyakura? Ni ukuvuga ngo Imana yagiye yigwatiriza mu nshuti n'abavandimwe, gusa iwacu bagurishije ahantu bari batuye. Nkirembye nkiri muri Arijanse, iwacu bishyuye amafaranga 3,000,000 habayeho kugurisha isambu. Nta kundi byari kugenda. Ni ukuvuga ngo iyo uri kugira gutya, ni ukuvuga mbere bino bintu birandya cyane cyane, inkovu z'uburibwe zitandukanye n'izindi, z'ubushye zitandukanye n'izindi nkovu. Huhora ushya tu, n'ubu nuko utakoraho gutyo haba haka umuriro urenze. Haba harimo umuriro. Birashyushye biteye ubwoba. Hahoramo umuriro. Nakubwiye ko umuriro uterwa n'iki? Uyu muriro nyine uburyaryate buba burimo n'umuriro ngo uba ukirimo ukuntu nuko. Imana igufashe. Ndengere. Kwivuza noneho, reka twinjire ku gice cyo kwivuza. Bakubwiye ko ubu noneho amafaranga asigaye kugira ngo wivuze, kugira ngo ubashe kongera kuba ibi byose babibaga n'imitsi bakaba babasha kuyibaga bakayigorora, bavuga ko bizatwara amafaranga. CHK bambwiye yuko
bazambaga izosi imitsi bakayigorora, ntabwo iby'amafaranga twabigiyemo. Ntabwo ibyo nigeze mbibaza, gusa mfite mituweli, niba bazakorana na mituweli ntabwo mbizi, ariko bazakorana na mituweli kuko CHK ni ikigo cya leta ngira ngo. ariko wenda nyuma gato umugabo wawe wo mwashakanye aracyari papa w'abana bawe, kuko mwarabyaranye ubu kugeza n'uyu munsi kuva washya ntarakuvugisha, ese yigiza gusura byagenze? Reka gusa yabikora, ntabwo yabitinyuka, sinjya amenya n'irengero rye, cyane ko ayo makuru simba nkeneye no kuyamenya, njye numva naramubabariye, numva nta birenze mukeneyeho mukurikiranyeho. Ni ukuvuga ngo nawe ahari yumve ko wamubabariye. Imana ishimwe. Nawe ahari yumve ko namubabariye. Ubu noneho abana 5 mubayeho gute, ubuzima buhagaze bute, nta kazi ufite, aho uratuye urakodesha bimeze bite? Iyi nzu ndayishyura, ndayishyura amafaranga 5,000. Urabona sinshoboye guhinga, ndangura ibigori nkotsa ku muhanda, n'ubwo buzima tubayemo. Iyo urangura ibigori ugakuraho igihumbi ugahahira abana, biba ari amahoro. Uriya mwana mwiza tubonye niwe bucura, niwe wavuye mwiyondanye. Nise nifuza kumenya amazina y'umwana wa mwiza. Yitwa Uwumugisha Alex, niyo Murengezi. Ayo mazina neza birahura. Mama, wenda hari umuntu ushobora kuba wenda adukurikiye, wenda nawe ibi byaramubayeho, cyangwa se nawe hari abantu baba bari mu bwihebe bugize inama wabagira, ubutumwa wabaha, cyangwa nkawe uzi urushaka icyo ari cyo, ari ikintu wababwira ku kintu kijyanye n'urushaka. Wenda nkatwe nk'urubyiruko hari abantu dushaka duhubutse, hari umuntu ushobora kuvuga ati se waba warahubutse guhitamo, abandi bakavuga ati bakarenga ibitabo bakavuga ati Imana nitanga umugeni nitanga urugo rwiza. Inama wabagira? Inama nagira abantu bubatse ngo rero, ikintu cya mbere gikuru mbona gikomeye ni uko abantu mu buzima babayeho bwa buri munsi, mu gushaka imibereho itunga abana, urugo rukosoma ibintu byinshi, ni uko umugabo n'umugore bajya bafata igihe cyo kuganira, ikintu kitagenda neza bakakiganiraho, byaba byiza cyane kurenza ibindi, cyane ko abantu bagira imyumvire itandukanye. Hari umuntu wumva uyiba avuze ikintu ngo iki gikorwe, kigomba gukorwa, nta komantere zindi ushobora gushyiraho, ukaba utamubwira ngo nabuze umwanya, ukaba utatanga impamvu n'ubusobanuro. Kandi ibyo bintu abagabo benshi bakunda kubigira mu ngo, ngo urugo ni urw'abagabo, umugore nta jambo. Ntabwo ibyo bintu ari byiza. Ikintu nifuriza imiryango Imana ibaye igishyigikiye kubaka, ni uko basenga cyane, ko burya ababyeyi tugira imvune nyinshi, haba mu rugo, haba mu gutekerereza urugo. Burya umugore avunika cyane kuruta umugabo. Ikintu nasaba ababyeyi ni uko basenga Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa, ikaboherereza umwuka wayo wera, akaba ari ubagira inama. Kuko nanjye nubwo nahuye n'izi ngorane, nubahaga Imana, narasengaga, Imana yarandinze. Urabona kuba umeze gutya, ukabyara amahoro, ukakikira umwana muzima ufite ibikomere bingana gutya, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni imbaraga z'Imana. Ikintu nasabaga ababyeyi rero ni uko bakikomeza kuwiteka, abapapa bakaba hafi y'ababyeyi, bakajya babumva cyane. Burya ababyeyi bagira ibibazo byinshi mu ngo, bakajya babumva cyane, bakirinda amakimbirane yazatera ibibazo nk'ibi ngibi byose, bakababa hafi. Yego. Hari umuntu ushobora gutebaza muri iryo joro uri kumubwira ati sinshaka gukuramo inda. Hari umuntu ushobora, si yabikubwiraga gusaba, yabikubwiraga guhatiriza. Hari umuntu ushobora guhita yibaza iki kintu. Asana imiti ngo unywa ntireka, nibyo batizera Imana. Yewe nkagira ngo ni ibiganiro bisanzwe nyine. Niwe nta nubwo yakubwiraga ati wenda ujye kwa muganga mu bisabe, yaragiye agura imiti. Habanje kubaho ibinini nkabona ekareka ibinini ntandikiwe na muganga mbinyweye. Simbyumve nyine nawe
hari wenda kumva yuko wari ukumva nabi kw'abagore agakubita cyane intonganya zikabaho ariko nta kundi. imituraya Uwiteka Imana akurengere kandi agushyigikire. Turabizi amafaranga azaboneka, ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro ndagira ngo uvuge nimero yawe ya telefone kandi iba muri mobile money, yego cyangwa ni iyi ngiyi naguhamagayeho. 078 0 8 3 9 Reka nyikurebere nyikuvugire. Reka nanjye ntacyo nyirebemwo hano. Nimero ya ushobora gufashaho no mubyeyi cyangwa se ushobora gucishaho amafaranga y'ubufasha kugira ngo abashe kwivuza. Wavuze ko uzajyayo ku itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri. Hasigaye iminsi mike cyane. Rero nimero yiwe ushobora kumufashirizaho cyangwa ushobora koherezaho amafaranga yo kumufasha mwokabyaramwe. Mbere yuko mvuga nimero, 100 rirakora, 200 arakora, 2,000 birakora. Yewe ushobora no kuba ufite umutima wo kumufasha pe, uri aho ngaho ukavuga ati reka iyi nimero yiwe, reka amafaranga yose azatanga. Ushobora kuvuga ati wenda mu gihe azaba ari kwa muganga nzatunga umuryango, wenda igihe azaba ari kwa muganga nemeye kumwishyurira inzu amezi 5, amezi angahe. Nanjye mbabwira bino, nanjye ndemera kwishyura inzu amezi 4, ndabyemera kubyishyura. Inzu tuzayishyura amezi 4 mu gihe uzaba uri kwa muganga, ibyo ndabyemeye. Ni ukuvuga ngo nimero yiwe ni 0780839173. Reka nongere nyisubiremo, nimero yo ni 0780839173. Amazina ari kuri iyo nimero ya mobile money, Mukashyaka Alexia. amazina ni Mukashyaka Alexia mwokabyaramwe. Muri Abanyarwanda, wowe unkurikirana uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uba muri Aziya, uba muri Afurika, cyane cyane Abarundi. Ushobora kuba uri Umurundi ugafasha Umunyarwanda, Umunyarwanda ashobora kuba Umurundi agize ikibazo nkamufasha. Nta Munyarwanda nta Murundi, nta Munyatanzania nta Munyarwanda, nta Munyatanzania nta Murundi, nta n'Umugande nta n'Umunyarwanda. Mwakoze rero kubana natwe, mwagiye mwumva ibintu byinshi byo no mubyeyi. Rero nta kindi twavuga uretse dufatanye tumufashe kandi dukomeze tunamusengere, sibyo? Kuri Imana ibaha umugisha, twitange mwagize n'abadukurikiye, kandi Imana ibaha umugisha ibashyigikire. Iyi minsi ubona ibintu byo gukora n'ubuzima byarazambye, ariko hamwe n'Imana, Imana ibashoboze kandi bashyigikire imirimo y'amaboko yabo. Ni ukuri. Murakoze cyane.